Mu masaha y'umugoroba bw'izuba ryari ryamaze kurenga, umwijima watangiye kuza. Umwami yamenye amakuru ko umukobwa wari mwiza cyane bihebuje Parisa ari kumwe n'umusirikare wamurindaga ari we Varaza. Yabagezeho rwihishwa bo batamureba basanga Parisa yicaye ku maguru ye bari kubwirana amagambo meza aho hejuru y'ingoro. Byaramubabaje cyane. Noneho yaragiye kwica Varaza akamwicana n'umuryango we wose kuko yarakomeje kumukora mu bwonko. Bwa mbere ubwo bamujyana kumumanikana we n'umuryango we azira ko yarose kuzabana na Parisa, Parisa amugiriye impuhwe we n'umuryango asaba ko bababarirwa. Mu maso y'abaturage bari baturutse hirya no hino baje kureba ukuntu bamanikwa, Parisa yarabyanze ahubwo asaba ko abaturage bataha, ndetse aninginga umwami Farihad ari we se amusaba ko yakwihangana aho kwica Varaza akamukoresha mu nyungu zibyarira ubwami umusaruro. Kuko yari umusore mwiza ufite igihagararo gihagije kandi akiri muto, umwami yemeye ko yitoza kugira ngo ajye mu ngabo zirinda ingoro. Abo bavukana nabo bashyizwe mu mirimo yakorwaga n'abaja n'abagaragaha ibwami, mu gihe ababyeyi bo basabwe kwitahira bagasubira mu kajyi bari batuyemo, aho ubwoko bwari bwaravumwe bw'abahitamu bwari butuye. Mu gihe cyo gutozwa, umuhati yagaragaje watumye umukobwa w'umwami Parisa amwishimira cyane bidasanzwe, aho amuriye kwitoza amugira umurinzi we. Abarinzi ba Parisa bari benshi kuko umwami yamurindaga cyane kubera ubwiza bwe bwatumaga avugwa ku isi hose. Varaza yabaye umwe muri bo, ariko ukuntu yari azi kuganira agira umutima ukomeye adatinya urupfu, byatumye Parisa amusimbuza umusirikare wamugendaga iruhande buri gihe, amugira umurinzi wo ku ruhande rw'iburyo. Uko kwegerana byagiye bituma biyumvanamo cyane, bakabwirana amagambo meza bitavugwa, bakagira n'umwanya wo kuba bari bonyine. Kuko umwami Farihad yari amaze kubimenya kandi yarifuzaga kumushyingira umuhungu wo mu bundi bwami bw'umwami witwaga Sigisoni, akamushyingira umuhungu we igikomangoma Darius. Yahise afata umwanzuro wo kwicana Varaza n'abagize umuryango we bose. Mu gihe bari bagitegereje ko umwijima w'ijoro ugera hakaba mu gicuku maze bakaza kubica, intumwa zoherejwe muri wa mujyi wa Tayimu ngo bajye gufata ababyeyi be bari basigaye baba bonyine, kuko abana babo bose bari bari ibwami, kugira ngo babazane mu ibanga, ariko babazane nk'abantu baje kugororerwa ibwami batazi ko baje kwicwa. Ko bari bari mu ngoro bakoraga imirimo isanzwe, nabo batumweho ni ukuvuga abavandimwe be baba bashyizwe mu cyumba kimwe ari bonyine. Babwiye ko bagiye kuba bategereje ababyeyi babo, umwami akabaganiriza bari kumwe nk'umuryango. Ntibari bazi ko bari gutegurirwa kwicwa. Gusa umwami yifuzaga kubanza kubitegura neza, abagiye kwicwa bagakomeza kumva ko ari ibintu bisanzwe, kugera ku munota wa nyuma batangiye kubabazwa. Muri ako kanya yaretse Varaza akomeza kuba ari kumwe na Parisa mu gihe bari gutegura aho kubicira ntihagire undi muntu w'ibwami ubimenya. Umwami yari yamaze gutanga itegeko, yarihaye abasirikare be bakomeye muri iryo joro ngo bitegure kwica. Yarababwiye ati Varaza, umurinzi wa kabiri w'iburyo bw'umukobwa w'umwami Parisa hamwe nabo bavukana bose ndetse n'ababyeyi babo barahanishwa igihano cyo gupfa. Kuva uwo mwanya ibijyanye no gushyira mu bikorwa iryo tegeko byagizwe ibanga rikomeye. Umuyobozi w'ingabo z'imbere, umuyobozi w'uburinzi bw'amarembo n'abandi nka babiri nibo bonyine bamenyeshejwe icyo umwami ashaka. Umugambi wari usobanutse neza, ni ukuvuga kwica Varaza n'umuryango we bose bakicirwa mu rugo rwihariye rwa gisirikare aho ngaho ibwami, mu cyumba cyabugenewe cyari cyaragenewe kwicirwamo abakekwaho ibyaha bikomeye by'ubugambanyi. Mu masaha y'ijoro hakozwe byinshi kugira ngo ibyo byose bishoboke. Bafunguye inzu yari imeze nk'ubuvumo yo hasi mu cyumba cyari cyubatswe mu buryo bwihariye, kuko cyari hasi nta dirishya nta muryango wo ku ruhande, kukigeramo bisaba kumanukira ku rwego, nta muntu ari kuba arimo ngo ijwi rigere hejuru. Umwami yari abizi neza ko bari kubica bari gutaka, kuko yifuzaga kubica nabi cyane. Abari batoranyijwe kuba baragira uruhare mu kwica bahawe urutonde rw'abantu 6 bo kwicirwa aho hantu. Nyuma y'uko ababyeyi be bari kuba bahagejejwe, bose hamwe bari guhita babajyana muri icyo cyumba bari bagiye kubiciramo. Ariko kugira ubwo Varaza yarakiri kumwe na Parisa bishimye baganira batangiye no guhana amasezerano mu rukundo, umwe ari kubwira undi ko atazigera amusega. Parisa yari yibagiwe atari kwibuka hari kari igikomangomakazi umwami yashakiraga umugabo mu bindi bikomangoma ntakaburamo bahwanye. Nyamara uwo musore waturukaga mu bwoko buciriritse bwavumwe bw'abatayimu niwe yabwiraga ko akunda cyane katifuza kuzamubura iruhande rwe. Umusore nawe akamusezeranya ko bazagumana. Abagombaga kwicwa bari Varaza, se umubyara, nyina, murumuna w'umwe na bashiki be babiri. Umwami yashakaga gutsemba umuryango wose. Muri ako kanya umwami nabo basirikare bagiye muri icyo cyumba bategura neza aho bari bagiye kubicira. We yari afite umujinya mwinshi cyane ku buryo yumvaga ari bubyikorere. Hari hageze ahagana saa 3 z'ijoro kandi Varaza na Parisa bari bakiri kumwe. Ababatindiraga barabagiye kureba ababyeyi babo gusa mu rugo ngo babazane aho ngaho. Icyakora mu gihe bari bakiri aho hasi muri icyo cyumba, mu ngoro humvikanye urusaku rwinshi cyane, abantu bamwe batangiye kuboroga. Mu buryo butunguranye bari basanzwe batangiye kwicwamo benshi bashoboka n'ingabo zari zinjiye mu marembo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Muri ayo masaha igitero byagaragaraga ko cyateguye igihe kinini cyashyizwe mu bikorwa, kandi abo basirikare b'abanzi bari babateye bari bariteguye mu buryo buhagije. Abari barinze hanze y'ingoro no ku marembo bagerageje kurwana, ariko kuko bari batunguwe benshi baricwa abandi barakomereka, bamwe batangira guhunga. Itsinda ry'abari babateye ryari rigizwe n'abantu bamenyereye intambara z'ibwami,
bafite intwaro zisanzwe ariko ku myitozo ihagije. Bari bashyizwe mu matsinda atandukanye afite inshingano zitandukanye. Hari abari bashinzwe kunyura ku nkuta, abandi bakanyura mu miryango bari gusenya, harimo n'abagombaga kugana mu cyumba cy'umwami. Uretse ko muri ako kanya yari yagiye mu nyubako y'umusirikare mukuru bari gutegura aho bari kwicira Varaza. Mu gikari cy'ingoro niho habereye urugamba rukomeye. Abasirikari b'umwami barindaga igikari cye bari bafite amabwiriza yo kutemerera umuntu n'umwe kwegera aho umwami yari atuye. Bari bakigereranyije n'abari babateye, ariko barwanye bihagije biborohera kurushaho kuko aho hantu bari bamenyera uko baharinda. Haguye benshi impande zombi. Abasigaye bagerageje gufunga imiryango minini yinjiraga mu byumba by'imbere, ariko abandi bari bamaze kwinjirira ku nkuta. Muri uko kurwana, umwami yumva akaruru n'urusaku rwinshi bwami, intambara yatangiye kandi ari nijoro. Yashatse kuzamukana nabo basirikare ngo ajye gutabara, gusa bamusabye kuhaguma, ahubwo bamusigiraho kumurinda, maze uwo mukuru w'ingabo zajya hejuru ngo arebe uko byifashe, asanga intambara yabaye intambara. Akigera hejuru bahise bamurasa umwambi ku mutwe. Abari basigaye baratatana batangira kurwana nta muntu wo kubaha amabwiriza n'umwe bafite. Umwami we aho yari ntiyari yemerewe kuhava, ariko yibazaga uko byifashe, akibaza niba umuhungu we mutari bubashe kurokoka kuko ari we wari kuzamusimbura. Uwo muhungu ntiyavugwaga cyane nk'uko Parisa yavugwaga, ariko yarahari kandi niwe wari kuzamusimbura ku ngoma. Intambara ijya gutangira, umwami yari yamuvugishije ku manywa. Yaranahangayikiye cyane umwamikazi yibaza aho ari. Kuri Parisa ho yarahangayitse kurushaho, yibazaga niba nawe arabasha kurokoka kuko yarabizi ko ari kumwe na Varaza. Gusa nanone nubwo yari yateganyije kwica uwo Varaza, yigaruriraga icyizere gake akishyiramo ko wenda yanamutabara. Intambara yamaze iminota myinshi imbere y'icyumba cy'umwami, ingabo zishaka kujyaho ngo zimwice, zo zibwiraga ko arimo. Mu gihe intambara yari igikomeje, umwe mu basirikari yajeho umwami yari arazanye raporo, amubwira ko batewe n'akaga ahubwo yashakaga gutera ngo akagira inzira izamuhuza no kwa Sigisone. Gusa nyuma na nyuma bari babateye baratsinzwe, ingabo za Farihadi zikora ibishoboka byose, nyuma y'inzira zigoye cyane babasha gutsinda. Nubwo umwami yaratsinze urugamba, ariko yaragize igihombo gikomeye. Farihadi ntiyari yarwanye, urugamba rwabaye yihishe, ariko intsinzi zose zitirirwaga umwami. Muri iryo joro, ingabo zimwe zari ziri guhunga, izindi zikamanika amaboko. Zimwe bari bazifashe nk'imbohe, izindi barazica. Mu bigaragara, abarenga 2/3 by'ababaga ibwami kwa Farihadi barishwe. Abasirikari benshi barapfuye, ibice by'inkuta byari byangiritse agana ku miryango kuko bari bayimennye hagasenyuka. Umwami akimara kwizezwa neza ko urugamba barutsinze, ndetse bamwe mu basirikari bagakurikira abanzi bari bacitse, yatangiye guhangayikishwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, yibazaga abagize umuryango we baherereye, yatekerezaga ko bishwe. Icya kabiri, yibazaga ukuntu ingabo zari zateye zabashije kwinjira mu ngoro muri ubwo buryo butunguranye, anibaza niba abo banzi batagiye mu bindi bice by'ubwami bwe bakabitera. Yumvaga ashobora kuvuka intambara ikomeye, cyangwa se igihe cy'intambara y'igihe kirekire kikaba gitangiye. Icya gatatu cyari kimuhangayikishije n'ibyari byangiritse, yibazaga uko azabisana. Iperereza ryose ryagombaga gukorwa, kandi inama y'abajyanama hamwe n'abari basigaye bo mu ngabo igahita iterana ako kanya. Mu rukerera izuba rimaze kuva, umwami yabonye ibimenyetso byamuteye ubwoba bwinshi. Abari babateye bamwe bari basize imyenda n'intwaro, yitegereje neza abona bisa nk'ibyabo mu bwami bwa Sigisone bimwe na bimwe. Sigisone niwe wari wamugambaniye, kandi uko bigaragara ntiyari kurekeraho. Igihe azi bwami aje kureba umukobwa wa Farihadi, aje kwimara amatsiko kuko byavugaga ko ari we mwiza wa mbere ku isi, kuko nicyo cyari kimuzanye. Ndetse we na Farihadi bagiranye ibiganiro byiza, baba inshuti, ku buryo yatangiye no kumutembereza ingoro ye yose. Nawe yagendaga yitegereza buri kimwe, cyane cyane ko abasirikare babaga barinze ku marembo y'ingoro ndetse n'ahandi hose. Ntiyari bagafite umugambi wo kuzamutera, ahubwo yagira ngo agereranye n'uko iwe hari harinzwe, arebe icyo yahindura cyangwa yakongera mu burinzi bw'ingoro ye. Ariko bageze ku ngingo yo gutera ubwami bwari hagati yabo, abitekerezaho kabiri. Ni niyo mpamvu yahise abyikuraho, akabwira Farihadi ati nuramuka utsinze aka gahugu katuri hagati kandi ukakigarurira, nanjye nzaba mbyungukiyemo, kuko tuzaba tubaye umwe, tubaye abaturanyi. Farihadi ntiyari asanzwe yumvikana n'ako gahugu, ariko kuko yakarushaga intwaro nako kabizi, umwami wako Dari yarikoze azana amaturo menshi n'impano zigenewe umwami Farihadi, ashaka ko bagirana amasezerano y'amahoro ngo Farihadi ntazabatere. Nubwo bwose amasezerano yari ahari, yaragiye kuyarengaho akabatera, bikazamworohera gushyingira umukobwa we Parisa ku gikomangoma Darius, umuhungu w'umwami Sigisone. Sigisone atashye, inzira nta yindi yanyuze muri ako gahugu, kandi nk'umwami wanyuraga mu gihugu cy'abandi, yari yabanje kubamenyesha ko ari we hanyura agiye kwa Farihadi kugira ngo nyine hanyure mu mahoro. Mu gutaha rero byamwanze mu nda, aribaza ati ese ibyo mvuyemo si ukugambana? Iki gihugu kiri hagati yanjye na Farihadi, turi inshuti zikomeye, turasurana, duhana impano, none ngo nemere tumutere? Ahubwo reka njye kugisha inama umwami Dari. Barahuye, Sigisone amubwira uko urugendo rwe rwagenze, maze adaciye ku ruhande asobanura ibitekerezo Farihadi yaramufiteho byo kumushyingira umukobwa we Parisa, ariko bigasaba ko babanza kurimbura ubwo bwami bwa Dari. Dari yaramusetse ati kumenya amabanga se? Nawe ati Dari, twabaye inshuti kuva kera, ndetse twemeranya ko abana bacu bazabana, dore ko nabo ubwabo babyihitiyemo.
ariko Farihadi yibwira ko ubwo umukobwa wari mwiza cyane yankoresha uko ashaka nkagutera kugira ngo umukobwa azabane n'umuhungu wanjye. None rero itegure tuzajye kumutera ari twe. Mu gihe azaba ari kwitegura kugutera, twe tuzamutungura tumuge gitumo tumwice, uwo mukobwa warata tumushimute, abasirikare bacu bazamukoresha icyo bashaka. Umugambi barawunogeje, maze Sigisoni aramubwira ati kubera ko wowe turi inshuti reka nkwereke uko tuzamugwa gitumo. Ku marembo he yarafunze, afite abarinzi bazengurutse urukuta kandi hararinzwe cyane birenze uko tubitekereza, ariko bariyizeye bazi ko bafite amahoro n'umutekano. Njye ubwanjye nzohereza abasirikare benshi cyane bagenda bashyiriye Farihadi amaturo atabarika. Nibagera ku mupaka bambaye imyenda isanzwe, abasirikare ba Farihadi baharinze bazabaha ikaze bishimiye kubera ayo maturo, bakomeza bagana ibwami. Iby'intwaro bazaba bitwaje Farihadi ntazabyitaho, azabifata ko byari ngombwa ku bantu bakoze urugendo rurerure bafite ibintu byinshi by'agaciro, kuko wenda bashoboraga guhura n'abambuzi. Nareba ibyo bazanye azabona ko ahubwo nohereje abantu bakigereranyije n'imitwaro bazaba bajyanye. Abazabaha icumbi ry'ijoro baharare, nibaharara bizaba byoroshye ko abandi basirikare binjira mu ngoro, kuko abo ngabo bazaba bashinzwe gufungura amarembo. Dari yaramubajije ati izindi ngabo s'ubwo zizahagera zite? Nawe tuzohereza abagabo bawe gake gake bajye gucururiza mu murwa hafi y'ingoro, bazaba iminsi mike barigize abacuruzi, abandi tubohereze bajye bahinyuza nk'abagenzi. Nibamara kuhamenyera nibwo nzohereza impano. Abazajyana amaturo n'izo mpano kuri uwo munsi bazaba bahawe icumbi, bazashaka uko bica abarinzi bo ku irembo bakingura imiryango yose. Abandi basirikare nabo bazaba bamaze kugera inyuma y'ingoro bazahita binjira. Nibarwana bagamije kwica umwami n'umuhungu we kandi bakabikora, bizaba byoroshye ko izindi ngabo zimanika amaboko, maze uwo mukobwa wa Rata tumukoresha uko dushaka. Dari na Sigisoni ubucuti bwabo bwahise bukomera kurushaho. Mu gihe Farihadi yiteguraga ko azatera Dari, ni nako nabo bari gutegura uko bazamutera. Muri iyo minsi abasirikare b'abanzi bari bamaze igihe banyura ku nkengero z'umurwa barigize nk'abacuruzi cyangwa abagenzi, ariko mu by'ukuri bari bagamije kwinjira mu ngoro y'umwami Farihadi mu buryo butunguranye. Bari bazi neza imiterere y'ingoro, uko barinda umutekano, ndetse n'ingabo zashoboraga kubageza imbere hatabayeho guhura n'ingabo nyinshi za Farihadi. Mu kwakira abantu bari bavuye kwa Sigisoni bari bitwaje intwaro bisanzwe nk'abantu bari baturutse kure bari kwirinda ko bahura n'ibibazo kuko bari bazanye amaturo menshi. Farihadi ntiyigeze atekereza ko abo bantu aribo bari bagiye gutuma ubwami bwe bujya mu kaga mu buryo batari biteze. Mu gukoresha iperereza ku musirikare umwe mu bari bamanitse amaboko niwe watanze ayo makuru. Ako kanya uwo wari utanze amakuru yarishwe, abandi bashyirwa mu nzu y'imbohe. Umwami yari azi ko byanga bikunda abana be bishwe ndetse n'umwamikazi akicwa, ariko hari hakiri nijoro kandi amwe mu matara yarateretse hanze atanga urumuri yari yahanuwe. Farihadi yumvaga mu mutima yisuzuguye cyane kubera ko yari yizeye Sigisoni nawe akamutenguha. Mu gitondo cya kare rero umurambo w'umwamikazi wagaragaye bamuteye umwambi wahinguranyije umutima. Bari bamwiciye ahagana ku nzira isohoka ibwami, ahagana ku muryango, ahantu bari bamaze gusenya igikuta aho ingabo ziyunze za Dari na Sigisoni zari zabanje gusenya. Umwamikazi byagaragaraga ko yashakaga gucika. Ingabo zamurindaga zari ziciwe ahantu hatandukanye. Abarindaga Parisa nabo bari bapfuye byarangiye, ariko mu mirambo umwami nigeze abonamo Parisa umuhungu we cyangwa Varaza. Yategetse ko babashakisha ahantu hose barababura. Bahamagaye amazina yabo cyane ngo bumve ko wenda aho bihishe bakwitaba, bahamagara ahantu hose haba mu byumba no hanze barababura. Icyumba cya Parisa cyari gifunguye, cya Varaza kirimo ubusa, icy'umuhungu w'umwami na cyari uko. Umwami yategetse ko imirambo yose y'abagore n'abakobwa ishyirwa hamwe ngo barebe ko wenda babonamo Parisa, asaba ko n'iy'abasore n'abagabo nayo bibuko igashyirwa hamwe, noneho nahakareba ko yabonamo umuhungu we cyangwa Varaza. Abasirikare barabikoze, batangira kwitegereza umurambo ku wundi kugera barenze ku bantu 189 batarababonamo, ahubwo babonye umurambo wa mushiki wa Varaza wenyine. Murumuna we na mushiki we bandi bo bari bazima. Umwami yabajije uko byagendekeye abasirikare bari batumwe kuzana ababyeyi ba Varaza ngo bicirwaho, bamubwira ko abanzi babiciye mu nzira bakigenda. Ntibari bigeze banagerayo kuko ingabo zari zaje aho ngaho zigose ingoro zihishe inyuma. Uwasohokaga wese zahitaga zimwica mu gihe zari zirindiriye ko iz'imbere zifungura. Ikintu batari bazi ni uko Varaza yari yabashije gucikana abana babiri b'umwami, yaba igikomangoma ndetse n'igikomangomakazi. Mu gihe Varaza na Parisa bari bicaye hejuru, bumvise urusaku rw'abasirikare bateye akaruru bamenyekanisha ko umwanzi yamaze kubinjiramo. Varaza nk'umurinzi w'umukobwa w'umwami kandi bakaba bari kumwe, yashakishije uko yamucikana. Abasirikare ba Sigisoni na Dari bari bakomeje kwica abantu benshi kandi bari kugera mu mpande zose. Mu kumanuka ava hejuru, umusirikare w'umwanzi yabageze agerageza kubica, ariko birangira Varaza amunesheje, amwaka intwaro ze zirimo ingabo, imyambi n'amacumu, ashyira umukobwa inyuma agenda arwana. Icyakora bari mu nzira, yabonye umuhungu w'umwami nawe ari kurwana cyane byakomeye. Yageragezaga gucikisha mama we umwamikazi. Mu gihe yarakiza ngo amufashe bose bacikana ari bane, umwamikazi umwambi wamunyuzemo uramuhinguranye. Yarindukiye ngo amurebe neza, bamutamo umwambi ariko ufata mu rutugu, ndetse undi mwambi wahise ufata mu rubavu, kwihagararaho biranga ngo hirya ya mama we.
nta kindi kintu Varaza yari afite gukora kitari ugutabara abo bombi bari basigaye. Ku bw'amahirwe haje undi musirikare, umwe mu bari bari gutegura uko baza kwica Varaza abafasha gucika, gusa nawe bahise bamunyuzamo umwambagwaho. Varaza akoresheje imbaraga ze zose agerageza kurwanya abo basirikare bari hafi aho bagamije kwica igikomangoma n'umwamikazi bagafata Parisa ari muzima. Nyuma y'urugamba rutoroshye abari hafi aho yarabishe, hanyuma asaba Parisa kubihuta cyane bagaterura umusaza wari ukiri muzima bakamukura aho hantu. Parisa yarababaye cyane ashaka guhobera mama we nubwo yari amaze gupfa, gusa Varaza amukura aho yihuta kugira ngo bose batabica. Banyuze hirya hari hasenyutse, bageze Varaza akoresha uko ashoboye amutwara ku bitugu bahungira Itayimu aho bari bizeye ko igikomangoma cyari kwitabwaho neza. Bageze iwabo ari nijoro, Varaza ari kumwe na Parisa, wa mukobwa mwiza watabaye umuryango wabo, ari kumwe na musaza we wari wakomerekejwe cyane. Iwabo barababonye bahita babamenye. Imyambi yari yafashe igikomangoma yanze guhita yimucomoramo kuko amaraso yari kuva ari menshi akamushiramo. Kugira ngo adapfa bakiri mu nzira, yari yamutwaye ikimurimo iri kunagana. Se na nyina ba Varaza bakimubona nta bindi bitekerezo bagize bitari byo guhita bagerageza kumukuramo iyo myambi. Umuntu watewe umwambi utyaye kugira ngo winjira mu mubiri ntiyahitaga awuvanwamo uko byari kugenda kose. Bari bazi neza ko kuwukuramo mu buryo bubonetse bwose byashoboraga gutera ikibazo gikomeye kurushaho, nko gucika kw'imitsi minini y'amaraso cyangwa gutuma igikomere kirushaho kwangirika. Niyo mpamvu mbere yo gutekereza kuwukuramo habaga hakenewe kumenya aho uwo mwambi wanyuze neza, bakareba niba waciye mu igufa, niba wariturikije ugafatwamo, cyangwa niba watewe hafi y'imyanya y'ingenzi kugira ngo bamenye uko babitwara. Ababyeyi ba Varaza bari bakuze mu rugero runaka, bahise bafatanya kureba uko igikomangoma cyakwitabwaho. Imyambi yari ifite imitwe y'icyuma irimo uburozi kandi imeze nk'inkota ntoya ityaye cyane. Bagize vuba babanza kumukarabya amazi ashyushye ahagana aho imyambi yari yinjiye kugira ngo boroshye umubiri. Bari bafite ubwoba ko byarangira umusore abapfiriye mu biganza, bakibaza uko umwami wagerageje kubica bazize ibyo umusore wabo yari yarose, noneho yari kubigenza bakoze ikintu nk'icyo ngicyo, umuhungu we akabapfira mu biganza. Mu gihe cyo kumukuramo imyambi yari yinjiye mu mubiri, baritonze cyane ngo barebe ko amaraso menshi atava agahita apfa. Yari kumushiramo. Bashyije icyuma kugira ngo gishyire gihinduke umutuku, bitegura kuza kugishyira ahacoma mu mwambi bakashiririza ku buryo amaraso atari kubona uko asohoka. Mu kubikora byasabye ko babanza kumuzirika amaboko n'amaguru bakabikomeza. Parisa, Varaza na mama we biteguye kumufata kugira ngo mu gihe umusaza ari kubakuramo imyambi ahita ashiririza ataza kwizunguza kubera uburibwe budasanzwe akaba yatuma amaraso amushiramo. Byari bimeze nk'uko inka zivutse zifite amahembe bayakata bagahita bashiririza kugira ngo amaraso atava. Mbere yo kubikora banamutamitse urutambaro mu kanwa kugira ngo ataza gutera induru cyane, maze abo muri ako kagi ka Itayimu bose bakaba baza gutabara iryo joro bagira ngo bari kuhabagira umuntu. Ibyo birangiye bamukuye ibitambaro mu kanwa ariruhutsa, ariko anabashimira ko bari batabaye ubuzima bwe. Iyo atagira ababyeyi ba Varaza yari no gupfa neza. Se wa Varaza aribajije ati ese njye kubibwira umutware, ariko baramubojije kuko batari bakamenya ikigiye gukurikiraho. Mu gitondo rero aho bumviye amatangazo y'umwami avuga ko abanzi bari bagerageje gutera ingoro batsinzwe, ariko bakanasaba ingabo zose zo mu turere kwitegura kuba zajya ku rugamba, bafashe umwanzuro wo kubimenyesha umutware kugira ngo inkuru igere ibwami. Byari bitangaje kumva Abatayimu bari basuzuguritse aribo bafite abana babiri b'umwami batabawe na Varaza wenyine. Umutware akibyumva kuko yatumye ibwami, umwami umutima utera inshuro nyinshi. Yatangiye kwibaza ati ese iyo mba namaze kwica Varaza n'umuryango we byari kugenda bite? Ese aho umukobwa wanjye ari kubasha kurokoka? Akibimenya, mbere uko batangira gushyingura abantu bari bapfuye, umwamikazi nawe agashyingurwa mu cyubahiro mu buryo bwihariye hashyingurwaga abandi bamikazi. Yohereje ingabo nyinshi cyane mu Batayimu azisaba kugenda zitonda zikazana abana be. Ariko nanone ntibyari bikuyeho ko umwami yari yamaze gukatira urwo gupfa uwo muryango, kandi ntibyari byakuyeho ko icyaha yashinjaga Varaza cyari kigihari. Aho kugira ngo nabo babajyane ibwami, yasabye ko urugo rwabo rurindwa ntihagire umuntu n'umwe usohoka, abana be gusa bakazanwa ibwami bakabanza kumuha ubuhamya bw'uko bari barokotse. Ubwo kandi niko mu gihugu hari hagiye kuba icyunamo cy'ibyumweru bibiri bakunamira abantu bose bari baguye muri urwo rugamba, by'umwihariko wari umwamikazi w'igihugu. Igikomangoma na Parisa bamaze kugera imbere y'umwami, yahobeye umukobwa wari umeze neza, anahobera umuhungu wari wabaye intere, apfutse ahantu hose hari ibikomere aho imyambi yari yinjiye. Farihadi yabasobanuje uko byagenze. Igikomangoma cyari gifite intege nke kigerageza gusobanura. Uwo muhungu w'umwami yamusobanurira akantu ku kandi k'ukuntu yacikishijwe na Varaza ari hafi kwicwa, kandi ko Varaza yari yemeje gucikisha Parisa. Umwami yamaze kubyumva neza, areba ukuntu abasirikare n'abajyanama bari bamuri iruhande bamwenyuraga bari kumva iyo nkuru. Arababaza ati umuntu wacikishije abana banjye babiri ndetse n'ababyeyi be bakijije umwana wanjye bakamukuramo imyambi, tubagororera iki? Umujyanama mukuru ati nta kindi kintu twakora cyo gushimagiza abantu muri uyu mwanya tutarasoza ikiriyo. Ariko mu gihe cyaba kirangiye, umwami yabatumira ibwami akabashimira ku mugaragaro bose babireba. Umwami yaratekereje ati ni gute natinyuka gufata abantu ndanigiye kwica nkabashimira imbere y'abaturage, ariko yanze kubivuga ngo babyumve. Ategereza ko abandi nabo batanga ibitekerezo byabo. Ntabyo batanze, ahubwo bemeranyije nawe. Bose bifuzaga ko Varaza n'ababyeyi be bagororerwa ku mugaragaro kuko bari batabaye ubuzima bw'umwami w'ahazaza hamwe n'uw'igikomangomakazi.
abo basirikare babaye bagiye ku ruhande, umwami aganiriza abana bari bonyine. Icyamutangaje ni uko umukobwa yahise yerura akabaza ati kuki wari wafashe umwanzuro wo kwica Varaza? Ese iyo umwica twari gutabarwa nande? Data, kuki koko wifuzaga kumurimburana n'umuryango we? Umwami ati ibyo wabivanye he? Nawe ati mu gihe twahungaga hari umusirikare wadufashije gucika, uretse ko bamwishe tutaragera aho twacikiye. Uwo musirikare yaraje gufata Varaza ngo amujyane mu cyumba ari bumwiciremo we n'umuryango we. Koko ukamuziza ko mukunda? Umwami yamurebye mu maso atangaye aramubaza ati koko uramukunda? Uvuze ko umukunda? Parisa nawe ati nibyo mvuze, ahubwo ubanza ari umuhanuzi. Uko yarose njye nawe twashyingiranywe nta kizabibuza kuba impamo. Na wundi musore nabona nawe mu wanshakira bose atari we. Umwami yikije umutima aramubaza ati uriya musore wamukundiye iki? Umuhungu w'umwami yamuciye mu ijambo aramubaza ati se data, niye mpamvu yo kutamukunda ahubwo? Nicyo wakamubajije? Umusore wamucikanye akamutabara, umurinzi ufite imbaraga watojwe neza wita ku nshingano ze. Urumva ari nde wundi Parisa yakunda utari we? Ikindi igihagararo cye kimugira umusore uberanye na Parisa. Umwami yumvise bari gushyigikirana bitangira kumuvanga mu mutwe. Yibazaga niba koko umwana we yamushyingira umusore wo mu bwoko bw'abavumwe. Arabaza ati wowe umwana wanjye nkagushyingira umutayimu, ubwoko busuzuguritse kuva mu sekuru byinshi bishize? Parisa ati niba basuzuguritse se ni gute batabara abana bawe? Ubuhanga bakoresheje bamukuramo imyambi nta wundi muntu bufite nigeze mbona. Hari ibyo baturusha n'amaraso yacu, bariya n'ubwoko bumwe natwe, sekuruza wacu n'umwe, ahubwo ukwiriye kubaha agaciro kabo nabo bakagira ubwisanzure. Umwami Farihadi yashatse kwirakaza, umuhungu aramubwira ati byaba biteye agahinda urakajwe n'ibyo turi kuvuga, kandi umubyeyi wacu umwamikazi yapfuye. Ikindi hari abasirikare benshi bapfuye n'abandi baturage, abo niba ukwiriye kubabazwa nabo, kuko abatayimu bariho ubu bazira icyaha batakoze. Ibi bikwiriye kurangira bakava mu kato, ibyo sekuruza wabo yakoze bikarangira, bakabaho ubuzima bwabo, bagahanirwa amakosa yabo kandi bagashimirwa ibyiza bakora. Ubwenge bafite bwatuma ubwami bwawe butera imbere kurushaho. Umwami yabavuye mu maso amagaza abajyanama bose ngo baganire kuri ibyo bibazo. Inama yarateranye, bose bemeza ko abatayimu bakwiriye gusubizwa agaciro kabo koko. Ariko nanone igitekerezo cyo kuba Parisa yashyingiranwa na Varaza ntibagihurijeho. Bamwe barabihakanye abandi barabyemeza, kandi ababihakanaga ubwo bari bari ku ruhande rw'umwami nubwo atari yakababwiye icyo abitekerezaho. Yabaze amajwi bari bari kwemeza ko Varaza yamumushyingira, maze afatamo umwe amubaza impamvu yari ari kubyemeza. Uwo yatanze impamvu agira ati uko biri kose Parisa aramukunda, Varaza nawe nuko. Iyo mpamvu ni iya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko bahuriye ku kintu kimwe cyo gutabarana. Parisa yamutabaranye n'umuryango ubwo wari ugiye kubamanika umuzizi inzozi yari yarose. Iyo atahaba bari kwicwa, ariko yatumye bahabwa imbabazi ndetse bahabwa inshingano ibwami, aribyo byagejeje Varaza ku kuba umurinzi we. None byarangiye nawe amutabaye. Buri umwe ubuzima afite ubu abukesha mugenzi we. Ese iyo mpamvu ubwo ntihagije? Ubwo Parisa amutabara yamutabaranye n'umuryango we, none na Varaza amutabara ari kumwe na musaza we. Urumva ko ari kimwe ku kindi. Umwami nawe yumvaga ibyo ari byo, ariko nanone gushyingira umukobwa we mu muryango w'ubwoko bwari busuzuguritse kurusha ubundi mu bwami bwe ntiyabyumvaga neza. Yababwiye ko azabitekerezaho, ariko nanone ategeka ko Varaza n'umuryango we bashyirirwaho abarinzi mu gihe icyunamo cyari kumara ibyumweru 2 byashira, bakazazanwa ibwami baherekejwe na rubanda bose bari kubasha kugerayo kugira ngo atangaze icyo ari kubagororera. Burya igihe Parisa na musaza we bari bari iwabo kwa Varaza, baraye baganira bubakeraho, uretse ko umuhungu w'umwami we yasinziriye mu rukerera. Ikiganiro bagiranye cyari gishimishije cyane. Basubiyemo inkuru zitandukanye z'ukuntu Varaza yarose ari ibwami, yahagera umwami akamushyingira umukobwa we, ukuntu izo nzozi yaziganirije abandi basore bagenzi bazi ko ari ibisanzwe bikagera ibwami bigahinduka icyaha, ndetse agashyirirwaho igihano cyo kwicanwa n'umuryango we wose, uko babatwaye bagiye kubamanika, kugera ubwo Parisa batabara, bakomereza no ku ntambara y'uwo munsi bariho, Varaza nawe akabatabara. Ababyeyi ba Varaza basobanurira umuhungu umwe mu buzima bubi bari barabayemo bwo kugira ubutaka buto cyane bari batuyeho, batemera ibikorwa bimwe na bimwe, harimo no kuba hari ahantu batari bemerewe kugera. Igikomangoma cyarabyumvise kirababara cyane, kibemerera kuzakora ibishoboka byose bagasubizwa agaciro, bakaba abaturage banganye n'abandi agaciro muri ubwo bwami. Aho ababyeyi baryamiye nabo basigaye baganira ku kuntu urukundo rwa Varaza na Parisa rwari rugiye gutuma nanone umuryango wabo wicwa. Parisa na musaza we bari bishimiye cyane Varaza, kandi musaza we umuhungu w'umwami yumvaga ko agomba kubyemeza umwami, abo bombi bagashyingiranwa. Ibyo rero nibyo byatumye baza kubibwira umwami bafatanyije. Gusa yasabye ko babanza gushyingura, ibindi bakazaba babifatira imyanzuro nyuma. Bashyinguye abantu bose bari baguye mu mirwano, umwamikazi we babaretse kumushyingura uwo munsi. Ku munsi wa gatatu abandi bami bamwe na bamwe bumvikanaga baje kumufasha gushyingura umwamikazi. Batashye nabo bashyiraho umunsi wo kumwunamira mu bihugu byabo. Nyuma y'ibyumweru 2 bishize, amatangazo yatanzwe ahantu hose. Yasabaga abaturage bose harimo n'abatayimu bashoboraga kugera ibwami kuzahurira mu kibuga kigari cyari mu ngoro, kugira ngo umwami agororere abatabaye abana be. Imbere y'imbaga y'abantu benshi cyane, ubwoko bw'abatayimu nabwo bwari buhari. Abo muri bo abari bagiye kumanikwa cya gihe
nibo bari bagiye kugororerwa imbere y'imbaga. Umwami yabambitse imyenda myiza, abavugaho amagambo meza asobanura uko batabaye abana be. Mu rwego rwo kubagororera byuzuye, yanzuye ko abatayimo batakiri ubwoko bwavumwe, ko babaye nk'abandi baturage bose. Si ibyo gusa, yavuze ko se wa Varaza ari we ugiye kubabera umuyobozi, akayobora abatayimo n'utundi turere tubiri twari tubaturiye. Abatayimo bakagira ubuso bwagutse, bakahuza n'abandi baturage, ndetse izina ry'ubwoko bwabo rigakurwaho, bakaba abaturage nk'abandi, bemerewe gukora ikintu abandi baturage bose bari bemerewe, dore ko batari bemerewe no gushyingiranwa n'abandi bantu, bagombaga gushyingiranwa hagati yabo, ibintu byose bikarangirira hagati yabo. Ariko kugira ngo babyemererwe mu buryo bwuzuye, umwami yavuze ko abasore babo bagomba kubanza gutsinda ikizamini yari agiye kubaha, ndetse bagitsinda Varaza ari kuba bayoboye muri icyo kizamini, agashyingirwa umukobwa w'umwami ari we Parisa. Ikizamini nta kindi cyari cyo kugenda bakarwana bihorera ku gihugu cya Dari cyari cyabateye, kugira ngo bigaragarize igihugu n'umwami ko bashoboye kandi ko batagikwiriye gukomeza gusuzugurwa bazira ibyaha by'abakurambere babo. Umwami yasabye ko bamara iminsi ine gusa bitoza kugira ngo bazahagurukire rimwe bajye gutera ubwami bwa Dari wamutunguye akamutera mu ngoro. Icyakora kubohereza ku rugamba byarumvikanaga ko bitewe n'urwango. We yifuzaga ko abasore bo mu bwoko bw'abatayimo bose bajya muri urwo rugamba bakicirwayo, kuko ntibari gutsinda ubwami bubiri. Kubera ko Varaza ari kugenda imbere, yumvaga ko bazahita bamwica, none ibyo kumushyingira Parisa bikarangira. Nabo bari babizi ko umwami ubwo yashwanye n'ibihugu bibiri icyarimwe, ni ukuvuga igihugu cya Sigisoni n'icya Dari, kandi gutera Dari byari bivuze no gutera Sigisoni. Varaza ntiyagize ubwoba, yasabye ikintu kimwe gusa, ko bahabwa intwaro zihagije. Parisa yari ahangayitse cyane, kuko nawe yabyumvaga ko umwami ashaka ko bicirwa muri iyo ntambara, bigatuma batabana. Umwami yasabye ko abasore bose b'abatayimo bahabwa intwaro, bose baraza bafata izo bashoboye. Igishimishije ni uko mu mijyi bari bemerewe guhahirana nayo, abasore baho nabo babiyunzeho bagafata intwaro nubwo batari abatayimo. Umwami yatunguwe no kubona abatayimo bafite ishyaka, nta bwoba, bafite icyizere cyo gutsinda. Nubwo byari bimeze nk'aho babashoye ngo bicwe, bo bumvaga bizaba ari umugisha kujya muri urwo rugamba, bashaka bagapfirayo, kuko bari kuba barwanira ikintu cyumvikana. Gutsinda kwabo byari kubaha icyubahiro, kuko byari gutuma umukobwa w'umwami ashyingirwa mu bwoko bwabo bwasuzugurwaga kuva kera. Umuntu wabo ari we se wa Varaza akababera umutware, aho kugira ngo bayoborwe n'umutware umwami yabashyiriragaho wundi w'umugome, bagahabwa ubutaka n'uburenganzira, bakaba abantu nk'abandi, kandi bakazahora bibukwa mu mateka nk'abantu bashyingiye umukobwa w'umwami, ndetse bagatsinda urugamba rukomeye. Iyo minsi yose ntibaryamye, Varaza yabatozaga amanywa n'ijoro abereka uko bazarwana urugamba. Gusa ibwami naho inama zararemye, maze bemeza umwami ko agomba kohereza abandi basirikare bakajya kubafasha kurwana, kuko igihugu cyose cyari kiri mu kaga gikeneye gutsinda abo banzi. Umuhungu w'umwami wari waratabawe na Varaza nubwo atari yagakize neza, ntiyifuzaga ko abatayimo bicwa kubera ikizamini cyuzuye urwango cya se. Byarangiye umwami yemeye kohereza izindi ngabo, ariko ategeka ko abatayimo babanza imbere. Umuhungu w'umwami yatanze ubutumwa bw'ibanga, asaba abatware n'abakuru b'ingabo kutazatererana abasore ku rugamba, ndetse bakarwana cyane kuri Varaza bakamurinda kwicirwayo. Nawe yifuzaga ko abana na Parisa mushiki we. Ku munsi wo gutera, ingabo zo ku mipaka zari zaramaze igihe zitegura, izo mu gihugu na zaruko, abatayimo barerekera. Nubwo bwose bitari byoroshye, byarangiye ubwami bwa Farihadi bwigarurira ibyo bihugu byombi nyuma y'ibyumweru 8. Ibyo byumweru byasize Varaza ahumbye abasore benshi, kuko batari bamenyereye kurwana, kandi nibo bagendaga imbere bagahita bicwa. Umwami yakiriye amakuru ku rugamba barutsinze, mu bari bagize ubwoko bw'abatayimo ko hasigayemo 1/4 gusa, harimo na Varaza. Noneho nta kundi yari kubigira, agombaga kwemera Varaza na Parisa bakabana. Abatayimo bari basigaye bari abagore, abagabo bakuze cyane, abakobwa n'abahungu bakiri bato, kuko abandi benshi bari baguye ku rugamba. Ariko aho kwicwa n'agahinda, bishimiye kuba babereye ibitambo, bagatuma bongera kuba abaturage nk'abandi. Umwami yashyingiranye Varaza na Parisa kuko nta ndi mahitamo yari ahari. Ariko nanone kugira ngo Varaza agire izina rikomeye, bijye byumvikana ko umukobwa w'umwami yashakiye umuryango yubashye, ubwo yamuhaye kuyobora nk'umutware w'igihugu cyari cya Sigisoni, murumuna we akayobora icya Dari. Umubyeyi wabo nawe yarayoboye abatayimo n'indi mijyi yari baturiye, iyo bari basanzwe bemerewe guhahirana nayo gusa batarahabwa uburenganzira nk'abandi baturage bose. Inzozi zari zibaye impamo, umwami ubwo yari yemeye ko Varaza ukatiwe urwo gupfa ugira kabiri abana n'umukobwa we byavugaga ko ari mwiza kurusha abandi bose bari ku isi. Kubana kwa Parisa na Varaza hagati yabo bo bumvaga ahubwo ari zo nzozi, aho kubifata nk'inzozi zari zibaye impamo. Inzozi nibwo zari zitangiye, urukundo rwabo rwanyuze muri byinshi, ariko birangira rutsinze. Naha dusoreje inkuru yacu ya Varaza na Parisa, iki kikaba cyari igice cya kabiri ari nacyo cya nyuma. Ntuzacikwe n'izindi nkuru z'urukundo zizaba zigaruka ku mateka y'ubwami.